Nitwa Dusaneza Firemo, nkomoka Nyagatare, niho iwacu kabisa. Iwacu ni mu nka. Ubwo rero sasa Paradizo TV nabonye abantu batanga ubuhamya ari benshi, nanjye mpitamo kubasangiza ubuhamya bwanjye, ngira ngo wenda mubwumve mwumve yuko muri iyi si biba hari byinshi, iyi si nta kintu kitabaho. Rero byagenze gute? Ntabwo nshaka gutinda mu magambo, ndagira ngo mbahe story yanjye byihuta cyane. Sasa ndangije kwiga muri university, coje amashuri yanjye mu bintu bijyanye na accounting, financial accounting. Ndangije mbona akazi, mbonye akazi biba ngombwa yuko nyine nza muri Kigali, kuko nakabonye hano muri Kigali muri company imwe izwi cyane ariko ntashaka kuvuga. Sasa biba ngombwa ko nshaka inzu yo gukodesha. Banigiriye hari igikondo haraseremo, zije niho nabonye inzu, biba ngombwa ko nzajya ntega taxi buri gitondo kakangeza mu mujyi. Nshaka umukomisiyoneri, dushaka inzu, tubona inzu iri sawa ariko tukabona sinzi ukuntu iteye, tukayihora, tubona hari niho twaguye harasejemo, tuhabona inzu nziza, ibyumba 2 na salo zimeze neza rwose. Kandi nari mbonye akazi keza kazajya kama amafaranga agera ku 400 ku kwezi, kandi haciyemo iminsi mvuga reka nkodesha ahantu hameze fresh. Ndakodesha. Sasa aho nari ntuye, nari nimukiye, hari umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo nanjye ubwo nababonye ari muki, ari muri weekend, ariko bambwira yuko nabo bahimukiye vuba. Byo sinabyitayeho, ariko story higana niho nshaka kubageza. Sinabyitayeho, njyewe nikoreraga akazi kanjye nkataha nimugoroba, ndi wa muntu utagira ibigare, ndi wa muntu udakunda kujya gutaramira mu bubari. Saa moya kenshi narangiza akazi saa 11 n'igice, saa moya nabaga ngeze mu rugo. Ngaho nkishyiramo aga TV abanirebera ibintu nk'ibyo nyine. Sasa ngo byagenze gute? Sasa wa mugabo na wa mugore twari duturanye, abonaga bakiri bato rwose, twari duturanye aho. Umugabo yaje kubona akazi ko kujya gukorera Dubai, asiga umugore we muri yanzu. Urumva? Asize umugore we. Njye ubwo sinabimenye, urumva njye nivanga nahangira gute. Sasa bigeze nka hari mu kagoroba, ndaho ngaho nyine ibiki nka saa 2 ndimo ndareba amakuru, numva umuntu arakomanze. Njya kureba, mbona ni wa mugore w'umuturanyi, wa wundi umugabo yagiye gukora Dubai. Ndafungura ndabona bite n'ibiki, urumva twari twaramenyanye ariko bya bindi mutajya ku bintu mumenyana cyane. Bite byawe iki? Ati nese ko nagira ngo nize gaze kuyanjye inciriyo. Ndambwira ati gaze okay sawa, nita nsora gaze ndamuhereza. Aragenda arateka. Bigeze igihe ashoje, abaragarutse arakomanga, arambwira ati murakoze cyane kabisa, ibintu munkoreye ni sawa, kuba mufutumye ibiryo byanjye bidapfa bamukaniza. Ndambwira ati nese ko ugira neza ukayisanga imbere, nuko namubwiye ati barako ko kugira neza ko kuyisanga imbere, nawe nuko yisambwiye. Ni umugore fresh kabisa, uri sawa rwose. Noneho umunsi wakurikiye, urumva ko bari namutije gaze, nyine twatangiye kujya nyine tugana dutera story. Bite caho waramutse kwa kundi nyine umuntu muca ariko ukambwira udustori mutera dutera story. Umukobwa bigeze nka Friday kagora nibera aho nyumba ni abaciyeho nyine nawe atashye. Ndamubwira ati biteze ati se ko tashe kare kandi weekend ari bwigitangira. Ngo weekend se shaho gusugira ngo biroroshye ko n'agaceri kabuze. Nangaye karabuze ati se ku buryo n'abashuti bawe batakagurira kamwe. Wewe ngo n'abashuti banjye ngira ngo keresa ari wowe ukanguriye. Ndamubwira ati se hari ribi? Twana gasangira rwose twibereye hano nta ribi kabisa. Ati se nta kibazo. Ariko ubwo narakamenya ko umugabo we yagiye gukora Dubai. Ngenda ndadushitura aho ngaho, ndabyibuka yamwa uduskoro, nanjye nshitura udupeti imitsingi kuko ari two nikundira, zana 3. Ndambwira ati ni karibu muri sararaza turinywera turanywa dutera story. Nibwo yahitaga ambwira ko umugabo yagiye gukora Dubai, ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo. Ndambwira ati okay sawa.
tuguma dutera story none ikintu cyaje kuba ahantu humve neza ni ari ukuntu iyo bigeze nkasanga hapa aho ngaho nka saa 3 nakunda kwishyiramo agafimba nkizaho agafilime kumbe utu dusobanura ukuntu uba ufite DJ wawe akajya guhereza filime ariko ugasanga we izaje niza guhereza kumbe yari yashyizeho agafilime karimo ibintu byo kugira byo gucumitana no kurongorana agafilime garatangira ariko wa mudamu wa mugore ariko turimo turanywa akabyeri agafilime gatangiye kageze nko ku minota 5 tubona atangiye kujyamo ibintu bimwe basomana barongorana tugira ngo wenda ni bwa busene buhita bunarangira minota 10 tubona abantu tubona filime ikomeje kugendera muri uwo mujyo wo kurongorana gusa amugore mba ndamwivugira ati se none ko mbona bashyiramo ibintu utamenye ibyari byo kandi wibuke twicaranye ku ntebe ya filime ko yagiye ijyaho ziko ntangiye kumwikoreshaho kwa kundi ganira n'umuntu mwikubitisha ariko ari nako uhita wikarisisha ukuntu umugore si ukumukarisa sibwo umugore yahise amereza iminwa amaye iminwa ndayirya turyana iminwa y'iki habe no kwibaza ati kinyibiki ariko gusa aho ngaho mbere yuko ibyo biba yari yambwiye ko umugabo yagiye gukorera hanze hara Dubai niho yari yambwiye ko yagiye ati ubu naho hari biki ubwo nanjye urumva natangiye kumwikoresha mvuga ati n'umugabo we n'ubundi naho hari yaragiye tangira kuryana iminwa umwana sinakebutse murongore yaho ngaho muri saro niho namucumitiye ndamucumita byadanje twikanze umwana ndanje mucumitiye aho nta gakingirizo ntaki gusa mbere yuko ibyo biba yari yambwiye yuko atwite atwite kuko hari ibintu naririye aho mu nzu mbona ntibigize ndavuga ati se ko biguteye inzara ndambwira ati tiburanda natwite umwana bivuze yuko namuriye atwite tuba twibereye inshuti umunsi ukurikiyeho nabwo nagiye kubona mbona atahanye hari ibiwayini yari yagifashe ku kiranguzo ku 7,000 mbona aragitahanye ikiwhisky aragitahana tuba turakinyweye ducumitana umwana aramurongoye inda igenda ikura wa mugabo we yaragiye gukora inda irakura igera mu mezi 4 igera mu mezi 5 ndi ariko ncumita wana umwana naramucumise ningiye kabisa ningiye watumye mbese ningiye wakujije umwana ndamucumita amezi 8 nawe yabikundaga kubi navuze ati abagabo baracika ugacika umugore ukundi ibintu niba ariko bavati ifaranga n'ubundi ni ifaranga ntago wamurenganya naramucumise ndacumita none sasa aza kugera igihe urumva ageza mu mezi 8 neza kwa kunda abanyirumva ngende ndasinari nyiza ndacumita kumba umunsi nacumise twararyamye turasinzira nicuro mu gorari marana nzigaye narara n'ahandi mu rugo umva kara gapangu tubamo turi abantu babiri iyo kabaga gafunze nta wundi muntu wakwinjirira ninjoro numva nka saa 8 ibise bimufasha biramufata nita mamagara ntancara mu taxi voiture ari umuntu wari ufite aga taxi voiture twari tuzanye nita muhamagara fast ndambwira ati bimeze bite gutya na gutyo mfite umugore wenda kubyara ngwino ahita aza aradutwara tujya kwa muganga abyara neza icyana cy'igihungu rwose yahamagaye umugabo we turi kumwe ni nk'aho ari njye wari warasimbuye umugabo ariko reka mbabwire umugore utwite araryoha umugore utwite abaryoshye ariko sibyo ko ngo ari ngiye kuko yatanabimbwira ko twahuye inda yiri nko mu kwezi kumwe niwe wabimbwiye ninjye wayikujije inda naramucumise naramusweye uwo mugore icyo gihe yahamagaye umugabo we turi kumwe yabyaye dukomeza aho kwibanira umwana urumva umugore wa mugabo we ntago yaje nkajya mucumita gusa nuko wenda yari yaragiye mu kimuri za family planning ibyo yari yarabigiyemo ntago namuteraga inda cumita twagumye twiberaho ncumita naramucumise umugabo we yagarutse umwana afite imyaka 2 umugabo wagarutse nabonye bizabirabo niki nita ndimuka ndagenda amanimero yose nyakura mvugana uyu mugore wabandi igihe namucumitiye n'ubundi ntago nshobora kuzongera nuko story yagenze mugore nahinduye nimero ntago ashobora kumamagara cyangwa ngo tugire ikintu tuvugana
ariko uwo mugore naramucumise yabyaye turi kumwe kabisa, yararyoshye, byari ibintu biryoshye cyane. Nuko nguko ubuhamya bwanjye bumeze, muncira urubanza cyangwa se nimuruncire, ndagira ngo mubasangize mwumve ukuntu nacumise umugore akabyara turi kumwe ari njyewe umucumita buri munsi. Paradizo TV, ubwo bwari ubuhamya bwanjye, reka mbashimire kuba mwamaye aka kanya.